byiza bihebuje dawe tubyinjiranye mu murwa wawe ahaganje amahoro tuje kugusanganiza uru rusange rw'amajwi mu ndirimbo tukubyinira tuje kugushengerera no kugukuza kugusenga no kugusingiza. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa mbere tariki 17 ukwezi kwa gatatu 2025. Turahimbaza Mutagatifu Patrice Gertruda wa Niveri. Mu bizihiza abazina babo bifurije umunsi mwiza. Dutangiye icyumweru gishya, twivugurure tugendane na Yesu muri iki gisibo, turusheho gutunganira Imana, kwanga icyaha no kukigendera kure. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli umutwe wa 9 umurongo wa 4 kugeza ku wa 10. Yewe Daniyeli natakambira guhoraho Imana yanjye kandi nicuza ibyaha ngira nti Nyagasani Mana isumba byose kandi igihangange, wowe ukomereza isezerano neza abagukunda kandi bagakurikiza amategeko yawe. Dore twaracumuye turagoma dukora ibibi tubabagambanye kandi twirengagiza nkana amategeko yawe. Twimye amatwi abagaragu bawe b'abahanuzi bavugaga mu izina ryawe babwira abami bacu n'ibikomangoma byacu, abasokuruza bacu n'imbaga yose ituye igihugu. Rwose Nyagasani ukwiye guharirwa ubutungane naho twebwe tugatahira ikimwaro. Mbese nk'uko tumerewe ubu twebwe abantu ba Yuda n'abatuye Yerusalemu ndetse na Isirayeli yose, abari hafi n'abari biga mu bihugu byose batatanirijwemo baziribuyemo bakugiriye. Uhoraho uko ni twebwe twakozwe n'ikimwaro kimwe n'abami bacu, ibikomangoma byacu n'abasokuruza bacu, kuko twagucumuyeho Nyagasani Imana yacu ni umunyampuhwe n'umunyambabazi. Nubwo twabyirengagije ntitwumve ijwi ry'Uhoraho Imana yacu ngo dukurikize amategeko yaduhaye abigishije abagaragu be n'abahanuzi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, kimwe mu bintu bikomerera umuntu ni ukwemera ikosa. Iyo umuntu yacumuye igikurikiraho ni uguhakana ibyo yakoze, kandi nyamara bigaragara abantu bose babireba, ariko umuntu akihagararaho akarahira agatsemba ko nta cyaha agira. Iyo rero uvuga ko utagira icyaha ntushobora no gukira. N'umunyarwanda yarabivuze ngo ujya gukira indwara arayirata. Igihe cyose utemera ko wacumuye ntushobora gukira. Igihe cyose utemera ko wacumuye ntiwicisha bugufi. Bavandimwe, turebere iyi ndwara turwaye indwara y'ubwirasi. Muri iki gisibo buri wese akore ku musozi we w'ubwirasi, urebe ibibazo ushobora gutera kubera ubwirasi ufite. Urebe impagarara ushobora gutera mu rugo rwawe kubera ubwirasi ufite. Urebe ukuntu uhora wishyira mu gitabo cy'abatagatifu kandi ubundi nta wishyiramo, ashyirwamo na Kiliziya, ariko wowe warangije kwiha izina sinica, sindoga, siniba, singira gute. Mbese ibyo uvuze bigomba gufatwa uko nguko. Abayisiraheli rero ubu turababona aho batatanirijwe, ari abari muri Yuda, ari abari muri Yerusalemu, ari abari hirya no hino, bati twakoze icyaha Nyagasani, none byatuviriyemo ingaruka, ndetse twatatanirijwe no mu mahanga kubera ubuhemu bwacu. None Nyagasani turagutakambiye, wowe ukomeza isezerano tubabarire. Reka dusabe Imana imbabazi kubera ibyaha byacu dukora buri munsi, tuyisaba imbabazi kubera ibyaha by'umuryango wacu,
kuko hari n'abantu batazigera bamenya ko bacumuye, barahari bazikomeraho kugera bapfuye. Abo bose tubatakambire, kuko burya iyo umenya Imana ntutegereza ko ndayimenya, uramusabira. Hanyuma nidupfa kubwirasi tuzasa n'Imana, kuko Imana yacu ni Imana yicisha bugufi igasanga umunyabyaha itamukeneye. Ariko mutekereze ko Imana ari igihangange, nyamara kubera isezerano ry'urukundo yatugiriye ihora itwibuka, ihora iduhakwaho, iduhamagara, itugirira neza. Si uko idukeneye, ni uko idukunda. Burya urukundo ruca bugufi. Impamvu twe tudaca bugufi, dufite ruke cyangwa nta na gake dufite, nta na ruke dufite. Nyagasani atwiyereke kandi ahindure imitima yacu. Turazirikana Zaburi ya 78. Uhoraho ntuduhane bihwanye n'ibicumuro byacu. Koko Nyagasani, nk'uko muri Zaburi ya 8 bivuga ngo Nyagasani yitaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Tukanjye sindimo, ariko kubera Imana n'impuhwe zayo burira bugacya, undi munsi ukaza. Uhoraho ntuduhane, ahubwo duhe ingabire yo kukugarukira. Ivanjiri ntagatifu yo turisanga kwa Luka umutwe wa 6 umurongo wa 36 kugeza kuri 38. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda ati, nimube abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe. Ntimugashinje abandi, namwe mutazacirwa. Ntimugacire abandi urubanza, namwe mutazarucirwa. Nimubabarire abandi, namwe muzababarirwe. Mujye mutanga, namwe muzahabwa. Ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje, nicyo bazawuzuriza, kuko igipimisho mugeresha ari cyo muzasubirizwamo. Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, kugira impuhwe bitanga umunezero budashobora kumva, kuko iyo ugize impuhwe uhaye Imana, ubushimiye Imana ibyo izagukoreye. Ibyiza Imana yadukoreye ntibigira urugero. Ariko iyo tugiriye umuntu impuhwe, niho kuvuga duti, Nyagasani, nibura muri bya bindi wampaye ngizemo impuhwe nk'ikimenyetso cyo kugushimira. Njya mbona abantu benshi avuga ati, kubera ko nize bingoye ngiye kurihira umwana amashuri w'umukene. Undi akubwira ati, kubera ko nabonye akazi bingoye ngiye gufasha umwana runaka. Hari abantu nzi, inshuti zanjye, bubatse amazu bageneramo imiryango imwe yo gukodesha abakene. Ati, reka dufashe abana batagira aho bataha, tubahe iyi miryango. Umuntu w'i Kigali akaguha imiryango, agatanga imiryango nk'itatu n'itanu yo yari gukodesha akavanamo inote. Ntabwo byoroshye. Ariko hari abantu batanga batitangiriye itama. Hari abantu buzuye impuhwe, babareba ukabona Imana. Hari umuntu inshuti yanjye, ni umukobwa w'umukene, yigeze guhura n'umugabo, bahuriye mu kazi. Umugabo aramubwira ati, se wumva nagufasha iki? Umukobwa yaragize ibikomere byinshi, yarahemukiwe, haramuteye inda, afite ibibazo byinshi koko. Aribaza, se uyu mugabo yangirira neza nta kintu ansabye? Ariko aramubwira ati, numva ikintu nkeneye ari ukwiga. Nubwo bari baziranye cyane, ariko umugabo yatangiye kumurira ishuri, kandi nta kintu na kimwe yigeze amusaba kidasanzwe cy'urukundo, cyo kumutesha igihe, cyo guprofita ubwo bukene bwe. Oya, ku buryo uwo mukobwa duhuye arambwira ati, ntabwo nzi ko habaho abagabo bazima, ntabwo nzi ko habaho abagabo beza, ariko nabonye uw'impuhwe. Wowe se muvandimwe, ninde wagiriye impuhwe akagarura icyizere cyo kubaho? Ninde wagiriye impuhwe akishima agasingiza Imana kubera wowe?
data ni umunyampuhwe. Niba tuvuga ko tuvuga ku Mana, natwe tugira izo mpuhwe. Ngo kandi twirinde gushinja abandi. Gushinja abandi nabyo biratworohera. Niyo dutunga agatoki, ngo izindi zose ziba zitureba ariko ntabwo tubyibuka. Abandimwe, hari abantu benshi ducira urwo gupfa, twigize abacamanza. Ariko se ninde watugize abacamanza? Ibyo dutanga nibyo tuzahabwa, ibyo tugirira abandi nibyo tuzagirirwa, kuko ikibo gicugushije gisheshekaje nicyo bazabuzuriza. Ngaro buri wese arebe ikibo cyawe watanze kingana gute. Wasanga kirimo n'ikwawe kirimo imishushwe cyangwa kirimo ibintu bidasobanutse. Kuko burya iyo utanga ibibi nta kiza nawe ubona. Tanga ibyiza bihebuje. Njye ngira amahirwe ndi mu bantu bahabwa impano nyinshi, ariko abantu bampa impano ntabwo ari abakire gusa. Oya, nubwo hari igihe abantu nyine bakubona bakagushyira mu gice cy'abakire, ariko murantangazwa n'ukuntu abakene, abapfakazi, abadivorce, abantu b'imfubyi batagira n'urwara rwo kwishima, ukabona bakuzaniye impano. Umunsi umwe hari umugore wize ishuri rya Famille Esperance, nyuma atandukana n'umugabo we. Yanzaniye rero impano, arampamagara inshuro nyinshi ati ndashaka kuguha impano, ati nako ndashaka kuza kukureba. Hanyuma ngeze aho mbona ko ankeneye cyane. Mu munsi araza arambwira ati nje kugushimira. Ese byagenze bite? Ati kubera ko iyo niga ishuri rya Mutima w'urugo, umugabo akanta namba naratoye amasashi, mba narasaze. None kubera ko nize kumenya kubaho, nkiga kumenya kubabarira, nkiga kumenya kwakira ubuzima uko buje, ubu ndatuje, ndatekanye, ndanezerewe, ndarera abana. Nje kubigushimira, anzanira impano. Urumva uwo nguwo n'umuntu wari ufite ibibazo. Rero bavandimwe, icyo dutanga nicyo tuzasubizwa. Kandi uwo muntu Imana yamuhaye umugisha, nyuma yaho abona akazi keza, agira n'indi migisha myinshi ya Nyagasani. Bavandimwe rero, buriya iyo ukorera Imana ntabwo ushobora gutora amasashi. Iyo ukorera Imana ushobora guta umutwe, reka da. Kuko ibyo byose bikubaho, Imana ibiguheramo imbaraga, kandi imbaraga itanga ziguha impagarike. Reba Imana kandi uyikorere, umenye ko kuvunikira ukuri bitanga umunezero. Nyagasani akube hafi, akwiyereke, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.